Are you sure? I win. Mubonye komeye bari bayiduteze bande apel ariko turayisatuye twitaye abahungu twaje mu muhuro wacu turawukiwe ngo no kwa gatandatu umuhuro wacu urataje anniversaire ya restaurant apel umahoro tuyikubita foji foji shaka kongera kwiha yewe ndashaka bitatu mahoro yeni ndayihagarika nefa ubundi apel yareteze twitaye abahungu yicaranye hanyuma kwa gatandatu muzamugenza gute ni gahunda okay nta gitego binjije babibonye uyu munsi ibyo bahuye nabyo ntabwo mumiramunwa nta kipe mu Rwanda kugira ngo rongere ngato mu kipe ibanza murabona ko byanamfashije match kashe kugenda neza nkashe no gwa equipe yanjye nsinzi. Umaze iminsi posting uri muri gym ni imbaraga za gym iyo umusaruro uvuyemo uriya iyo ubona ko ari itagenda neza ugerageza kubikoraho kugira ngo ubone ko resultat igende neza urabona ko yari resultat yo gukora. Sefu ukubonye uyu munsi yarakubonye nko mu mezi birashize arahita agaruka ku mutoza witwa Ayabonga bakavuga ngo Ayabonga koza akazi gakomeye cyane kuri Sefu ku buryo bukomeye. Sefu wagira icyo uvuga kuri uyu mutoza niba ari cyo yagufashije muri iki gihe navuga cyo gusubirana forme cyo gusubirana physical fitness Ayabonga ari kintu bamuvugaho? Ni umutoza mwiza aradukoresha zibyo dukoresha iyo utameze neza zibyo gukoresha program arayigwa aradufasha urabona ko nta bibazo by'imvune tugira adufasha mu gihe cyo kuruhuka ni umutoza uri kudufasha muri izi nsinzi dufite nawe abifitemo uruhare. Ekipe y'igihugu ya Shani murakinesha ubundi muri uku kwezi Sefu ekipe y'igihugu ya Shani wabatangiye gutekereza kuri ya nimero 6 ikipe y'igihugu ubushize wabuzemo mu y'abakuru mu ya Shani uratekereza kuri Shani kuba cyane ikipe y'igihugu ya Sudan uriyumva ute n'uwe butumwa waha abanyarwanda bere ku mutoza hamagara ekipe? Nta bintu byinshi no gukora ubwo nyigaruka dufite match muri weekend match ziracyahari buri abatoza nibo bazabona ko umwe kugarukamo bitewe n'umusaruro ndi gutanga. Sefu abanje mu kibuga kanamugira gusanzemo bisa nkaho kandi bamusimbura umutoza yari yakwijeje ko match yo gatatu ari yari gutegura. Ntabyo ntabwo mbizi yagira amahirwe ama chance ndakina mbasha no kwitwara neza ibyo kurane nabyo nzi. Sefu uri umwe mu bakinnyi bakiniye amakipe yose y'aba Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR yose banyuzemo mu match yo kuwa gatandatu ni match bimeze iti match ihuza Rayon na APR. Ni match nziza ishobora kugurisha umukinnyi ku banyarwanda ku bafana twako twe nk'abakinnyi bumva ni match bakuvana ku rwego rumwe kugushyira ku rundi nshaka kugurisha ni match ugomba kwitegura neza kuko hari iminsi mikeya kandi seza abafana ba Rayon Sports ko ira match izagenda neza twiteguye neza. Umutoza Robertinho umutoza mwabanye 19 mbere muri shampiyona iki kirahinduye cyane kigaragaza ibintu bisa nkaho binagaragara ko umufana akamukira n'ikizere cyane. Nta bintu byinshi ni ukubana n'abakinnyi neza abakinnyi bakakumva resultat turabona ko ibanye n'abakinnyi neza. Sefu ntabwo akenshi umutoza ufata umukinnyi akamara ukwezi cyangwa kwezi kurenga atagaragara muri ekipe adakina akenshi usanga bakonflictinga umutoza n'umukinnyi biragoye kubona umutoza yihangana umukinnyi yihangana umutoza umwicaza igihe kirekire. Robertinho kuba yarabigukoreye ukihangana ukaguma hanze ukitoza agomba kuba umuntu udasanzwe kuko we umwubaha cyane wagira ikintu umuvugaho kirenze kuko kirahari ko byagira kose. Robertinho twarabanye mfata nk'umubyeyi ajya afasha muri byinshi
navugira hano gusa yambwiye ko ngomba gukora hari ibyo mbura ndamwumva mfata igihe urabona ko izo resultats ziri kuvamo rwose Se for mission after, twese tugiruka. Yitegeko